Nyuma y'aho inyeshyamba za M23 zikubitiwe umusubirizo recto verso muri Uvira zigahungira muri za Fizi zigakubitwa zikajya mu bice bitandukanye z'akarere Kabare zirakubitwa, zahisemo guhungira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rubero naho zongera kuba zikubitwa. Tugiye kurebera hamwe uburyo drone cyangwa se ijisho ry'Imana rya FARDC ryongeye kurasa umuriro ku ngabo za M23, aribyo tugiye kuba twinjiramo turebe neza, twongere gukomoza ku buryo ingabo za Wazra zongeye gutaha umujyi wa Uvira zishimiwe cyane, abaturage barimo bazitegereje cyane baziramburira ibitenge hasi, barimo rwose bazibwira ati welcome. Byari ibyishimo bikomeye cyane, abantu bahise bibaza ati noneho umunsi twafashe ibice bikomeye kurusha ibi, birimo ndavuga umujyi wa Uvira, biri mu mujyi wa Bukavu, ibyishimo bizabanza hazatangwa n'ikiruhuko abantu bagaserebura. Turaje byose rero tubirebere hamwe, reka nizere ko abantu mwese kuri uyu munsi wa Mungu cyangwa se umunsi w'Imana mwese mumeze neza cyane, abantu mwese mudukurikirana muri mu bice bitandukanye, abari kutwumvira mu majyepfo, amajyaruguru y'u Burundi, burasirazuba, burengerazuba, imijyi yose ikomeye, muri za Gitega, muri za Bujumbura, mwese turabashimira cyane. Abantu rero murimo muratwumvira hano mu Rwanda mu ntara enye z'igihugu, namwe tukaba tubashimira cyane, ndetse kandi abantu murimo muratwandikira komenti mu makuru yabanje turabashimiye. Abarimo Innocent guturuka mu Burundi, Innocent Muganga, turagushimira cyane. Abatwandikiye mu makuru yabanje barimo ba Olivier, namwe mwumve ko tubashimiye cyane, ndetse n'abandi mwese abantu mutwandikira rero mu makuru yatambutse tubisoma mu yakurikiyeho. Nizere ko mukomeje kubana natwe, abari muri diaspora, abari muri Congo, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Uganda n'andi hirya no hino ku isi, mwese reka nizere ko mugiye kubana natwe muri aya makuru. Twihuta cyane, ndashaka guhera ku bitero by'uyu munsi. Ibitero bikomeye cyane byaje kongera kuba kuri iyi tariki ya 18 ku cyumweru cya mbere, iki ni cyumweru cya kabiri Pluto. Ubwo urumva umwaka umaze ibyumweru hafi 2 n'igice utangiye, cyangwa se 2 n'iminsi ngahe igera kuri 4 utangiye. Abantu rero bamaze kubona isura y'uyu mwaka, ubwo abatarayibona namwe umwaka uracyari mu bisi. Reka dutangirire ahitwa Rubero, ni muri Nord Kivu cyangwa Kivu y'Amajyaruguru, aho drone za FARDC cyangwa se ijisho rya FARDC, nk'uko ijisho ry'uteka rya FARDC arizo drone zongeye kugaba ibitero bikomeye cyane hano muri Rubero ku mutwe wa 23. Ahangaha rero nababwiye ku munsi w'ejo ko ariho M23 bari bahungiye nyuma yo kuva muri Sud Kivu, nyuma yuko abarenga 180 bimenyekanye ko bapfiriye mu mirwano yo muri Sud Kivu mu minsi 2 yonyine. Ingabo za M23 rero zahise zitegeka ko habaho guhungisha intwaro, konvoye amakamyo menshi agaragara arimo arahungisha intwaro n'abasirikare bazamuka muri teritwari ya Rubero. Nari nabigiye mbibaciramo. Drone cyangwa se ijisho ry'Uwiteka rya Congo ryahise ribabona rero, zongera kubagaba ibitero. Ni indege z'intambara zitagira abadriver cyangwa se abapilote z'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa, zateye ibirindiro bigiye bitandukanye bya M23 muri Rubero mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, cyangwa se mu burasirazuba ariko bushyira uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ahangaha rero niho hongeye kubera isibaniro, niho hongeye gucucumwa, niho hongeye kubera gutitizwa, niho hongeye kwatswa umuriro na drone. Amakuru atugeraho aturuka mu bice bitandukanye, aturuka ku binyamakuru birimo za actualite.cd, harimo mediacongo.net, harimo Kivu Morning Post, harimo za Tazama RDC, ba Steve Wemby, Daniel Micombero, Justin Kamumba n'abandi batandukanye. Amasoko yacu dukesha iyi nkuru menshi cyane arimo imboni zacu zikorera hariya muri Kivu y'Amajyaruguru muri Rubero, baratangaza ko
drone z'igisirikare cya Congo FARDC zagabye ibyo bitero mu gihe cy'igitondo cya kare kuri iki cyumweru itariki ya 18 nyine Mutarama 2026 cyangwa se z'ukwa mbere, aho rero zazindukirije ibitero cyangwa se zababyukije zikoresheje ibi bombe karundura. Murabyibuka kera iyo twabaga turi bujye ku ishuri tukaryamira, ababyeyi bo mu cyaro hari igihe batubyutsaga bifashishije amazi, akaza agahita agusukaho amazi ugakadukira hejuru. Ababo rero si amazi ahubwo ni ibisukika ariko by'amarikide y'umuriro, ndetse hakabamo n'ibibarika cyangwa se amakompora y'umuriro agenda acira umuriro. Nibyo barashe ku mutwe wa 23. Ni ibitero rero bigarukwaho n'abantu benshi cyane n'ibinyamakuru byinshi cyane, bivugwa ko byibasiye ibirindiro by'inyeshyamba za AFC 23 biherereye hagati y'aho bita Kipese naho bita Rubero centre, cyangwa se muri centre neza ya Rubero, ni muri tetwari n'ubundi ya Rubero nk'uko imboni zacu zikomeza zibihamya. Abarwanyi b'izasarambwe cyangwa se ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa 23 rero babuze aho berekera noneho kuri uyu munsi, kuko ibintu byari byaje kuba bihinduka. Ibintu byahinduye isura, babura aho berekezwa, babura aho bagana, kuko biragoye, narababwiye ngo biragoye kuba waza guhunga drone, biragoye kuba wahunga ibitero bya drone. Ibyo ku butaka wabihunga, ariko nyamara ibyo mu kirere byo biragoye cyane. Rero biragoye. Aha Kipese bahakubitiwe rero ku buryo bukomeye cyane. Drone zagiye zimisha icyitwa fire ibisasu bikomeye cyane, ziragenda zirekura icyitwa umuriro utazima kuri kano gace, ndetse cyo kimwe yewe no mu bindi bice bitandukanye. Uyu mutwe wa M23 warashweho ku buryo butoroshye cyane, bituma ingabo zo ku ruhande rwa M23 zitangira gutekereza ko zava muri ibi bice zigahungira muri teritwari ya Walikale. Ni nyuma y'uko zari zimaze kubona ubuhungiro hano muri Rubero, naho zigata ziraswaho. Byagaragaye ko bitari buze koroha rero, ahubwo batekereza ko nanone bahungira muri Walikale. Nyamara ni bimwe mu bintu bishoboka ko bitari buze kubahira. N'ubundi drone ziracyabari hejuru, ziracyari kubarasa, ziracyabamereye nabi cyane. Aho ingabo za FARDC, narababwiye ngo hari umutwe udasanzwe watojwe mu byumve neza, umutwe udasanzwe watojwe n'ingabo z'Abashinwa. Narabibabwiye, igihugu cy'Ubushinwa gifite tekinoloji yambaye muri ibi bintu muri iyi minsi mu madrone akomeye cyane. Aho rero zatoje bamwe mu itsinda rito ry'abantu bagera kuri 6 bonyine, ariko nibo bazironze umutwe wa M23. Nibo bakomeje kuzunguza, gucunaguza, gucwanyaguza ndetse no kurimbura umutwe wa M23 n'abawushyigikiye bose. Barajya muri Kivu y'Amajyepfo bagakubitwa, bakajya mu bice bitandukanye bya Fizi barakubitwa, bakubitiwe muri Uvira basohoka Mushishitabona, bajya muri Fizi hano za Minembwe, ijisho ry'Uwiteka rirabarasa, bajya muri za Karehe, nuko barakubitwa bashaka gusunutsa utuzuru Tanganyika. Ibyababayeho bakubitiwe hano muri ikiyaga cya Tanganyika, baravuga ati ucira birarura rwose, have reka dushakishe ahandi twakerekeza, reka dushakishe ubundi buryo, naho ubungubu bwo buragoye cyane. Niko guhungisha intwaro rero vuba na bwangu, ariko nabyo biza kurangira bitabyaye umusaruro, kuko naho bahise bahagabwaho igitero. Ese aba bahungu biraza kuba bibagendekera bite? Reka minira ahangaha, ndaza kugaruka mbabwira byinshi bitandukanye, ariko icyo nzi cyo biracyagoye. Reka nsoreze kuri Uvira rero. Abahungu na n'ubu ngubu abaturage baracyari kubyina, baracyari kunywa, nyuma y'uko abahungu bawaza bongeye kwisanga mu mujyi, nyuma y'uko bongeye kugaruka mu mujyi. M23 ibyo kuvuga ngo yawushyize mu maboko ya UN
UN se ninde? UN ibahe? UN ifasha iki ko Amerika igenda ikaroba ba perezida ba Venezuela ba Maduro iri aho? Ko Uburusiya burwana na Ukraine intambara imaze imyaka ingahe? Ko Israel ikorera jenoside abanyapalestine bari aho ngaho. UN rero navuga ko ntacyo yabafasha. Reka duhinire aha, Imana ibarinde. Ciao ciao.